urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe hazigera agera ku ntsinzi ye. ubu nanjye nshobora kuba nta kubona amafaranga. Excuse me. Ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Bikagera ibyo Robert sigo ntagera ni gute hagera uvuye ambwira mugiye ngo hajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye kantwara imitungo, ngomba guhangana nawe. So busy. Okay, nta kibazo. Bashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufite. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho wumva uburyohe bwa sinema. kubona uko utekereje Nawe isi yose yahindura. umaze kundambirwa umaze kundambirwa ko wabunaniwe kare ko nzi ko ibyo twaciyemo ari byo bigoye cyane ukanyihanganira. nayo urukundo disi mise sobanukirwa impamvu babaye ni ukubera ko utambona buri munsi kandi nanjye mba ngukeneye igihe cyose mba nezerewe kandi nkumva ndi munsi yanjye mu gihe turi kumwe. tuze rero umutima ugukunda urahari kandi ntabwo witeguye kujya ndahari ku bwawe. bakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba, ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane. Iyi episode tugezeho noneho ibintu bitangiye kuba byaba ibindi kubera ko tumaze kubona ko Iribagiza amaze kuba yagira agahinda kenshi ko Cyusa yaba amaze kumurambirwa. Rero ni ibintu bibi cyane kuba Cyusa yaba amaze kurambirwa Iribagiza kubera ko Cyusa tubizi ko aba hari, ahubwo ngiye kukubwira ikindi kintu kigiye kuba cyashimisha Iribagiza mu buzima bwe kigatuma yongera kuba yakishima noneho akabana na Cyusa. Hano twabonye ko Mama Kanyana yari arimo aganira na Kanyana, kandi twabonye ko Mama Kanyana hari amabanga ya Rugema yabashe ko yakumva, amabanga y'uko dogiteri ari hano mwa runo rugo. Rero Mama Kanyana niyo yari arimo abwira uyu mukobwa we Kanyana kugira ngo nawe abashe kubimenya ko dogiteri ba Iribagiza barimo barahiga ari hano mwa runo rugo. Rero uyu mukobwa Kanyana ntago yabashe kuba yabyihererana, ahubwo yagiye abibwira Iribagiza abasha kuba yabimenya ko dogiteri barimo barashaka ari hano mwa runo rugo. Urumva ko Kanyana yakoze ikintu cyiza cyane, Imana yabashe kuba yamukoresha ibitangaza. Mama yari amaze kuba yamubuza kuba yavuga ko amabanga yumvishe kuba Mama Kanyana yari amaze kuba yamubwira aya mabanga, yahise anamubuza kuba yayavuga, ariko uyu mukobwa yahise ayabwira Iribagiza ko dogiteri arimo arashaka ufite umuti we ari hano mwa runo rugo. Uri kumva ko Kanyana yakoze igitangaza gikomeye cyane, Imana yabashe kuba yamukoresha umurimo wayo. Rero nimba nawe ubashe kubona igitangaza Imana yabashe kuba yakoresha Kanyana, jya muri comment uvuge amena, kubera ko ibintu byahise bihinduka. Kanyana yatangiye kuba yakikura ku babyeyi be, atangiye kuba yashyigikira Iribagiza. Uri kumva ko Rugema agiye kuba yajya mu mazi abira. Rero Imana ibashe kuba yamukoresha ibintu bitangaje. Rero nawe nimba uri hano ubashe kuba wagera kuri uyu munota, menya ko hari ubugiye uba uri mu nzira uri kugenda, hari ahantu urimo ugana wenda kurimbuka, cyangwa hari ibindi bintu ugiye kuba wajyamo cyangwa wagwamo. Imana igakora ibitangaza ukabasha kuba warokoka. Imana ikora ibitangaza ikabicisha mu nzira nyinshi. Rero hano Iribagiza nubwo yabashe kwanga kumva uyu mwana Kanyana yaramubwiye ibintu biri byo, uyu mukobwa Kanyana yarabwiye Iribagiza ko uriya musaza dogiteri ari we ufite umuti wabasha kuba yamuvura, ariko Iribagiza yanze kuba yamwumva, amutera utwatsi. Uri kumva ko Iribagiza rero byari ibintu bibi cyane kuba yanze kumva uyu mukobwa, ariko ntago ari we twakihereraho gusa, kubera ko twabashe kuba twabona n'ibindi muri ino filimi. Twabonye ko uriya mukobwa Sylvie arimo arakundana na musaza wa Iribagiza. Rero ni ibintu byiza, musaza wa Iribagiza Rurangirwa akaba arimo arakundana n'uyu mukobwa Sylvie. Ni ibintu twari dutegereje,
iyi filimi yacu igiye kuba yazamo utundi dushya twinshi cyane kubera ko uyu musore namara kuba yakundana na Sylvie twabonye ko hari n'undi muntu umukunda Kanyana ariko yabashe kuba yakinanirwa kuba yabivuga kubera ko Sylvie yabashe kuba yatanga Kanyana kubivuga. Uri kumva ko Sylvie ari we ugiye kuba yakegukana musaza wa Iribagiza. Rero ni ibintu byiza cyane kuba kwa Cyusa hazava Cyusa hakabasha kuba hava n'uriya mukobwa Sylvie, bose bakaba bagiye kumera nk'aho baguramye. Undi azatwara Iribagiza, undi ahite atware Ntuza Rurangirwa. Uri kumva ko filimi yacu igiye kuba yaryoha cyane, hagiye kuba hazamo impondo nziza kandi zishimishije. Rero nimba ubasha kuba wadukurikira ukaba ubashe kuba wagera kuri uyu mwanya tukiri kumwe, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, ubundi tuze nkubwira buri kintu cyose cyabashije kuba cyaranga iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba, yuko mwatangiye kwibonera ko itangiye kugera ahandi hantu ku rundi rwego rwiza cyane rushimishije. Kandi twabonye ko hano uyu mukobwa Fabiola yari arimo aganira n'uyu musaza dogiteri agiye kuba yabasha kuba yamwaka umuti wa kabiri Iribagiza yari kuzanywa. Ese uyu muti dogiteri arabasha kuba yawuha Iribagiza cyangwa azawuha Fabiola? Rero ni ibintu byiza cyane dogiteri kuba yaraje mwa runo rugo, yaraje kuba yaneka, yaraje kuba yasura Iribagiza kugira ngo azabone uko amuha undi muti mushyashya. Uri kumva ko dogiteri ibintu arimo arakora ari ibintu byiza cyane, nubwo arimo arabeshya Fabiola ndetse na Rugema kubera ko yamaze kumenya ko ari abagome, yuko yaba ashaka kurya imitungo yaba Iribagiza niwe wari ufite impapuro zayo, niwe wari kubasha kuba yayirya wenyine, ntabwo yari kubasha kuba yakenera Rugema. Ahubwo yaje hano mwa runo rugo aje kuneka bano ba Fabiola kugira ngo azabone uko aha umuti Iribagiza wa kabiri. Uri kumva ko ari ibintu byiza dogiteri yabashe kuba yakora. Rero nimba ubashe kuba wasobanukirwa ikintu cyatumye dogiteri ari hano mu rugo kwa Rugema, bakaba bamaze kuba bamumurikira Nyiranambara ndetse na Fabiola, n'uyu mugore mama Kanyana akabasha kuba yabimenya, akabasha kuba abibwiye uyu mukobwa we, akabasha kuba yajya kubibwira Iribagiza. Uri kumva ko akoze ikintu gikomeye cyane, yuko na kamarade aza kuza mwa runo rugo yaje asaba akazi, afite umupango mwiza cyane wo kuba yavura Iribagiza, yatanga ubutabera bwiza kuri Iribagiza. Rero ni na gutya dogiteri yabashe kuba yashuka Rugema, amuha impapuro z'imitungo ya pirate, niyamuha impapuro z'imitungo ya originali kugira ngo azabashe kuba yagera hano mwa runo rugo. Dogiteri abasha kuba yacikisha Rugema. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane uriya musaza yabashe kuba yadukorera, agiye kuba yavura Iribagiza, noneho Iribagiza yibuke buri kintu cyose, abashe kuba yabona ubutabera akwiye. Dogiteri rero abantu mwishimiye ko dogiteri yakoze igikorwa gikomeye cyane, mumanuke aho hasi muri comment mushyiremo ibitekerezo byanyu, n'udafite igitekerezo ashyiremo amayemoji y'umutima kandi cyangwa mushyiremo amena, kubera ko dogiteri Imana yabashe kuba yamukoreramo, akaba agiye kuba yavura Iribagiza, akabasha kuba yakibuka ibi ni Imana yabashe kuba yabikora. Kandi nawe jya wizera Imana ko ica inzira igihumbi kugira ngo hazabonekemo iyawe izabasha kuba yakwambutsa nawe. Rero ibi ni ibintu byiza uriya musaza abashe kuba yadukorera muri ino filime. Rero abantu benshi bari bamaze kuba bakanga uyu musaza dogiteri kubera ko mwari muzi ko yabashe kuba yagambanira Iribagiza, ntago yigeze abikora. Uri kumva ko yabashe kuba yakora igikorwa cyiza cyane cyo kuba yavura, ahubwo Iribagiza abicishije mu mupango we mwiza cyane wo kuba yaza akabasha kwigira umukozi mwa runo rugo, akabasha kuba yakigira umuzamu, akabasha kuba yacikisha Rugema kugira ngo Rugema abashe kuba yamwizera, akamuha impapuro z'imitungo za pirate kugira ngo Rugema yizere uyu musaza neza. Ariko ibintu agiye kuba yakora ni ibintu byiza cyane kubera ko agiye kuba yabasha kuba yavura Iribagiza, akabasha kuba yakibuka ibintu byose, Rugema akajya mu maboko ataraye, kubera ko akajya kuba akahanwa kubera ibyaha yakoze byo kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza. Rero ni ibintu byiza dogiteri Imana yabashe kuba yamukoresha. Nimba tubashe kuba twagendana kuri uyu munota tukiri kumwe, ukaba wumvishe ibi byiza dogiteri yabashe kuba yakora, Imana ikaba yarabashe kuba yabimukoresha, kora kuri iryo jambo ryanditseho subscribe kugira ngo utwereke aho twari turi kumwe. Numushaka ujye no muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe cy'uburyo nawe Imana yigeze kuba yagukoreraho ibitangaza cyangwa ikaba iri mu nzira yo kuba yabikora, uduhe ubuhamya kubera ko dogiteri abashe kuba yakora igikorwa cyiza cyane. Rero nimba ubasha kuba wankurikira, wamaze kuba wasobanukirwa buri kimwe cyose, yuko
ko hano tuhacisha ibintu byatambutse muri filimi Inzira y'Umusaraba n'ibigiye kuba byakurikira. Uri kumva ko rero ari ibintu byiza cyane wabashe kuba watanga igitekerezo cyawe hano tubasha kuba twagisoma ukabasha kuba wasobanukirwa. Rero ibyishimo birahari kuri Iribagiza namara kuba yakemera ibi bintu Kanyana yaramubwiye ko yuko dogiteri uzamuha umuti ari hano mwa kino gipangu. Uri kumva ko Kanyana yarakoze igikorwa cyiza cyane, nubwo uyu mugore mama we yarabashe ko yamubuza kuba yavuga aya mabanga yuko dogiteri ari hano mwa kino gipangu ari we muzamu wa hano mwa rugo. Rero uyu mugore mama Kanyana byabashe kuba byamubabaza cyane kubera ko Kanyana yabashe kuba yabwira Iribagiza ukuri, kandi Rugema ntabwo yifuzaga ko Iribagiza azamenya uku kuri. Rero ni ibintu byiza cyane Kanyana yabashe kuba yakora muri ino filimi, ni ibintu byabashe kuba byashimisha abantu benshi ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe ubashe kuba wakunda iyi filimi, ni ibintu byiza cyane kubera ko hari amasomo menshi abasha kuba yayitangirwamo ukabasha kuba wasobanukirwa amwe muri yo, kubera ko iyi filimi harimo isomo rikomeye cyane nawe wabasha kuba wasobanukirwa, nawe ukabasha kuba waza ukareba iyi filimi ugakuramo isomo ryawe yuko baba bayitanzemo isomo y'ubuzima busanzwe, ibintu wazacamo. Tuba tugeze muri ka kanya two kureba amasomo twabashe kuba twakora muri filimi, ariko tukagaruka nyuma yaho mpita nkubwira ibindi bintu byabashe kuba byaranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ari ibintu byiza cyane byabashe kuba byayiranga. Rero isomo ry'uyu munsi ni uko twabonye ko umuntu wizeye uyu munsi ari we ushobora kuba yakugambanira, cyangwa umuntu wahaye icyizere cyawe icyo ari cyo cyose, umuntu ugufasha uyu munsi ashobora kuba yakureka ugatangira kwirwariza, kubera ko ari ryo somo tubashe kuba twakuramo hano. Tubonye ko hano mama Kanyana yakundaga uriya mukobwa Iribagiza, ari we muntu bafatanya kuba basenga, ariko yabashe kuba yamenya amabanga hano yo muri runo rugo ko dogiteri ufite umuti wa kabiri yari kuzaha Iribagiza kugira ngo abashe kuba yakira ahari mwa runo rugo, ariko abasha kuba yabimuhisha. Uri kumva ko uyu mugore rero mama Kanyana atari umuntu mwiza cyane, atigeze yerera imbuto Iribagiza yari akwiye kuba yamwerera, yuko uyu mugore yakabashije kuba yajya kuba yavuga ariya mabanga yari amaze kuba yamenya hano kwa Rugema, kubera ko n'uyu Rugema n'umugabo we niyo mpamvu yabashe kuba yamuhishira. Ariko ntabwo ari byiza kuba wahishira umunyabyaha, ugomba gukoresha ukuri igihe cyose. Rero uyu mama Kanyana mwabonye ko yanze kuba yagaragaza ukuri kugira ngo ahishire umugabo we Rugema. Uri kumva ko atari ibintu byiza cyane yabashe kuba yadukorera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero uyu mukobwa Kanyana uriya Rugema ni papa we, ariko yabashe kuba yakoresha ukuri, abasha kuba yavuga ibintu byose nyina yari amaze kuba yamubwira, ibyo yari amubwiye ngo agende agira amabanga abashe kuba yayamuha yose ngo ayavuge. Rero uyu mukobwa Kanyana ntabwo yigeze yihererana, yabashe kuba yayabwira Iribagiza. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane aho iyi filimi itangiye kuba itangiye kuba yaryoha cyane kurushaho, kubera ko hari ibintu byinshi turi kugenda tuba twabonamo tutari twiteze ko byabasha kuba byazamo, kandi ntabwo twakirengagiza ko twabonye ko uriya musaza wa Iribagiza yatangiye kuba yakundana n'uriya mukobwa mushiki wa Cyusa. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane. Rero twabonye ko uriya musaza we Iribagiza yaje kuba yaje kuba yagisha mama Cyusa inama y'uburyo arimo yakura Iribagiza kwa Rugema, akabasha kuba yamushyira aho aba, akabasha kuba yamukura mwari yamenye y'abasetsi kwa Rugema. Kandi tumaze kubona ko dogiteri abashe kuba yagera kwa Rugema, kandi ikintu yaje kureba ari kuba yareba Iribagiza. Ari kumva ko rero umusaza we Iribagiza namara kuba yakura Iribagiza hariya kwa Rugema bizaba ari ibintu byiza cyane, kubera ko dogiteri azahita ajya kumuvurira noneho ahandi hantu azaba yamujyanye. Rero yari ari kugisha mama Cyusa inama ko yabasha kuba yamukurayo akamujyana iwe, akabasha kuba yamurera neza, akamumenyera buri kimwe, kubera ko kwa Rugema amaze kuba yabona ko atari ahantu heza ho kuba Iribagiza yabasha kuba yakurira, akabasha kuba yakibuka
kwibuka neza ibintu bye byose. Uri kumva ko Iribagiza abashe kuba yakibuka yahita atangira kuba yahohotera ba Rugema, yatangira kuba yakihorera nubwo bo bamwiciye ababyeyi, yatangira kuba yakihorera atagiye mu mategeko. Rero Iribagiza namara kuba yanywa uyu muti bizaba ari ibintu byiza cyane, kubera ko kwa Rugema n'ubundi aho hamwereye nta mahoro yagira, ashobora gusinzira indi minsi bagahita bamuroga bakamwica. Uri kumva ko ari ibintu byiza cyane kuba uyu musaza wa Iribagiza yabasha kuba yahamukura akamujyana kwa Cyusa. Rero mama Cyusa yabasha kuba yamugira inama yo kuba yamuzana hano kwa Cyusa akabasha kuba ari kuhaba. Rero ni ibintu byiza cyane mama Cyusa yabashe kuba yamubwira, kubera ko mama Cyusa niwe muntu utangira kuba yagira abantu inama cyane cyane muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Uri kumva ko ibintu biba bitangiye kuba byaryoha cyane, hano tuba tubashe kuba twagera kuri iyi episode ko ibintu bitangiye kuba byagera ku rundi rwego. Iyi filimi itangiye kuba yagera ahantu tutari twiyiteze, itangiye kuba yaryoha kurushaho. Rero ku bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba, hano twabonye ko uriya mukobwa Kanyana ibintu yabashe kuba yakora muri ino filimi uyu munsi yabashe kuba yadukorera ibintu byiza cyane, nubwo Nyirantambara atabashe kuba yagaragara muri ino filimi y'uyu munsi, ariko ibintu byari bimeze neza cyane. Abantu mwakundaga Nyirantambara mukaba mwifuza ko yaza muri ino filimi kuba yatanga amasomo ye, nawe ntabwo yabashe kuba yageramo uyu munsi, ariko ejo azabasha kuba yagaruka. Uri kumva ko ibintu byari bimeze neza cyane. Hano rero twabonyemo n'ibindi bintu byinshi cyane, kuba musaza wa Iribagiza yagiye kuba yakaka imbabazi uriya mugore mama Cyusa, akabasha kuba yamubwira ko agiye kuba yakura Iribagiza kwa Rugema. Nabyo byari ibintu byiza cyane. Twongeye kuba twabona ko Fabiola yatangiye kuba yabasha kuba yashuka uriya musaza Papa Kamarade waje mwa runo rugo, akaba yaraje nk'umuzamu, akaba yaraje kuba yaneka hano mwa runo rugo. Twamaze kubibona neza ko uyu musaza yaje mwa runo rugo aje kuba afite ikintu cyamuzanye, ntabwo yaje kubera kugambana kwa Rugema, kugambana we na Rugema, ahubwo yaje kuba yavura Iribagiza kugira ngo Iribagiza azabashe kuba yakira neza. Rero yabonye ko bitazakunda, abasha kuba yabikorera hano mwa runo rugo, ashaka uburyo azakandagira mwa runo rugo. Uyu musaza ikintu cyamuzanye hano ni ikintu cyiza cyane, kubera ko yaje kuba yavura Iribagiza ngo azabashe kuba yakibuka. Rero Rugema azi ko yagambanye n'uyu musaza akabasha kuba yata abana be, akaba yaraje kuba yafatanya na Rugema kuba barya imitungo ya Iribagiza. Rero ntago uyu musaza aribyo byamuzanye. Rero impamvu uyu musaza ari muri no rugo nuko yaje kuba yavura Iribagiza, ni ikintu cyiza cyabashe kuba cyamuzana. Imana yabashe kuba yamukoresha, imukoreramo, iravuga ati reka imucishe mu buzima bubi ariko abashe kuba yagera mwa runo rugo. Rero ni isomo rikomeye cyane uyu musaza arimo araduha muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, yuko ushobora kwitwa umugambanyi bakakwita iki, ariko ukabasha kuba uri gukorera Imana, ukabasha kuba uri kugera ku ntego zawe. Urumva ko ari ibintu byiza cyane uyu musaza yabashe kuba yazamo hano, aje kuba yakora, kandi bibashe kuba byashimisha abantu benshi bakunda filimi Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu muntu, atakora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo utazajya ucikanwa na video zacu. Nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo igitekerezo cyawe kugira ngo tuzajye tubasha kubana mu zindi video zacu zigiye zitandukanye.